nkundire mbaye ikaze none mu isomo ryacu ry'uyu munsi, aho tugiye kwiga uko articles a, n na the zikoreshwa mu cyongereza. So articles are small words used before nouns. They help us know if we are talking about something new, something specific, or something general. Articles ni amagambo mato mato rwose akoreshwa mu cyongereza, akoreshwa mu kudufasha kumenya niba ikintu turi kuvuga ari gishya mu kiganiro turi kugirana, cyangwa se niba ari ikintu kiri specific nyine ari uko nguko cyitwa ari uko, cyangwa tukagira ikintu kiri general niba ari ikintu rusange. Uko nguko niko izi articles zikoreshwa. Muri articles tugira mu cyongereza tugira a, n na the. Okay, kandi turebe uburyo izi articles icyo ari cyo. Reka turebe icyo ari cyo, turebe n'uburyo zikoreshwa. What is an article? An article comes before a noun. Examples: articles za mbere y'izina. Urugero dufite a book, an apple, the house. Reka turebe kuri article a, turebe uburyo ikoreshwa. Article a is used before a singular countable noun. It is used in a singular countable noun. It is used when we talk about something for the first time or something not specific. Ikoreshwa iyo turi kuvuga ikintu, turi kuyikoresha twizina ryo mu buke, riri mu buke kandi mu bintu ku bintu bibarika. Ikindi iyi a igakoreshwa iyo turi kuvuga ikintu bwa mbere, mu rugero nko mu kiganiro ukaba utari wakivugaho nyine bwa mbere ugiye kukivuga, ko mu kiganiro ugiye kongera kuvuga cya kintu ugeze kuvuga mbere, ntabwo uzakoresha a, uzakoresha indi article ariyo the, turibuze kuyibona. For the first time or something or specific, atari ikintu kiri specified, ikintu nyine ku buryo uhita ucyumva, utari kugispecifyinga ku buryo umuntu yahita akimenya uwo uri kubwira, ukoresha a, utagispecified, ubwo niho uzakoresha a. Okay, you also use a before words that start with a consonant sound. Ikindi ujya ukoresha ino a ku magambo afite ijwi, atangizwa n'ijwi riri consonant, rifite ingombajwi atari inyajwi, nawe uzatangiza ino a. Reka turebe ingero. A book, igitabo. Ni igitabo kimwe, ntabwo bigomba kuba ari byinshi ko twabonye singular countable noun. A car, imodoka. Tukagira a teacher, umwarimu. Mu ngero dufite I have a book, mfite igitabo. She is a teacher, she is a teacher, ni umwarimu. Nkagira he bought a car, yaguze imodoka, yaguze imodoka. So iyindi article angahe ubona ko aya magambo yose twari dufite ntabwo ari specific. Kuvuze teacher, you cannot know exactly who is this person, who is this person. Ariko uramutse yone wamuspecifying, that would be good ko utakoresha ino a. Ikoreshwa ahantu hatari specified, ku bintu bitari specific, ibintu biri general. Okay, twagira indi article ya n. N is also used before a singular countable noun, and this article, it is used when noun starts with a vowel sound. None iyi article n itangira izina, iryo zina ariko rikaba rifite ijwi ritangira iryo zina rifite vowel, rifite inyajwi. Reka turebe ingero. Mu ngero dufite inyajwi nka a, i, okay, a, e, I, o, u. Okay, nuko mu cyongereza zisoma, ariko no mu kinyarwanda uko wazisoma rwose kuzumva a, e, i, o, u. Uko nguko hari ijambo mbese ritangizwa n'iyo jambo n'iryo jwi, that is vowel sound. Ahangaha tugafite an apple, kwano dufite apple. Apple urumva ko ni ya n iri butangire. Hari n'abajya basoma ngo apple. So ubwo aho ngaho rero abazasoma an apple azasoma n'undi an apple. N'undi iyo a urumva ko ari inyajwi, ijwi ry'inyajwi. Egg ni urumva ko ni ijwi, ni ijwi rya vowel sound ry'inyajwi. Niyo mpamvu tuzavuga ngo an egg, igi. Tukagira hano umbrella ryumviye ko iritangira ari a, niyo mpamvu tuzasoma an umbrella.
umutaka. So mu ngero dufite mu nteruro dufite I ate an apple ndya pome. She has an umbrella, afite umutaka. Tukagira he wants an egg, ashaka igi. She wants an egg, ashaka igi. Ikintu ugomba kwibuka nuko kuri izi articles tureba amajwi, n'ahangaha igihe ugomba kwibuka nuko ari ijwi ntabwo ari leta, turi bubonaho. Niyo mpamvu nko kuri an hour ku isaha ntabwo tuvuga ngo a hour, tuvuga an hour, kubera iyo hour uri kumva hatangira a, ntabwo tureba ibyanditse, tuvuga iyo silent a kuko hayicecetse. Niyo mpamvu tuzahita dushyiraho n. Hano university turumva hariho ya, ingombajwi ya, a university, ijwi ni u ni ijwi riri ritangizwe na consonant. Niyo mpamvu aho ngaho dushyiraho a university. Rero ugomba kubyibuka mu gihe ugiye kuba wabikora. Reka turebe kuri article ya the, article they. So they is used when we talk about something specific or something both the speaker and listener know. They ikoreshwa iyo turi kuvuga ku kintu kiri specific cyavuzwe neza nyine ku buryo umuntu ahita amenya icyo ari cyo, cyangwa se mu gihe uri kuvuga n'ubwirwa bakiziranyeho bose bakizi. Iyo ukizi specific ku buryo umuntu ahita akimenya ukoresha the, cyangwa se mu gihe bose bakizi ukoresha the. Urugero the sun, izuba, aho dukoresha the kubera ko bose bararizi. The teacher, ariko uyu mwarimu n'umwarimu uzwi nyine muziranyeho. Okay, umwarimu uzwi, the teacher. Tukagira the book, igitabo kizwi, no igitabo runaka turi kuvuga bazi, niho ndi bukoreshe the book. Okay, bring the book you have, bring the book you have, zana igitabo ufite. Mu gihe kizi uwo ndi kubwira nzakoresha the, naho nzavuga ngo bring a book, bring the book. Okay, tukagira hano examples mu nteruro dufite the sun is hot, izuba rirashyushye. The teacher is here, umwarimu arahari cyangwa se ari hano. I like the book, I like the book, nkunda igitabo. Ariko mu gihe igitabo kizwi tukiziranyeho. Reka dukomeze turebe noneho ahangaha mu gihe tugiye gutandukanya izi article tubigenza gute. Mu gutandukanya n'undi zitandukanira a na n zikora ku mazina ari singular, ikindi akaba ari ikintu gishyashya kitavuzwe mbere, ko iyo cyavuzwe nyine urumva yaba ari speaker na listener baba bakimenye, baba bakizi n'ubundi bose bakiziranye. That's why when you're speaking something next time, and now next time ushobora kuba wakoresha they mu gihe iyo zino ugiye kuvuga ari ryo wari ugeze kuvuga mbere. Yego. Okay, all not specific, cyangwa se mu gihe kitari specified dukoresha n cyangwa a. Tukagira hano they ni ikintu cyabaye specified ku buryo umuntu ahita akimenya, cyangwa se kikaba kizwi, niho dukoresha ino they. Buri gihe ugomba kubyibuka akaba ari kubikoresha. Mu ngero mfite I see a dog, mbona imbwa. Iyo mbwa ntabwo tuyizi, ntabwo tuzi rero, that's why we have to use a dog. Nta kibazo rwose twakoresha a. Angaha the dog is big, mu gihe iyo mbwa uyizi, mu gihe iyo mbwa ni nini, iyo mbwa mu nayivuzeho, ubwo iyo mbwa nayivuze, iyo mbwa nini, ubwo iyo mbwa nini urayizi, niyo mpamvu nakoresheje the dog is big. Iyo mbwa ni kuvuga the dog is big, iyo mbwa ukahita uyumva iyo ariyo nyine ko ari nini, none nakoresha the. Okay, reka turebe noneho igihe tudakoresha zino article. So do not use articles with the plural nouns in general meaning. Ntugakoreshe plural nouns mu gihe turi gusobanura ibintu biri general bidasobanutse, nyine tuhita tumenya ko biri specific. Ntugakoreshe articles. Urugero dogs, ntabwo wakoresha ino article kuko ntabwo bizwi, ntabwo biri general, ikindi biri mu bwinshi. Tukagira lies, uncountable, ntabwo ibarika, so niyo mpamvu tutashyiraho article. We eat lies, ntabwo turi buze gushyiraho article. Do not use articles with names of people. Ntugakoresha article nanone ku mazina y'abantu, ntugakoresha article ku mazina y'abantu. So John is my friend, John is my friend. Ntabwo ndibuze gukoresha ngo the John cyangwa the Mary, cyangwa a Mary cyangwa a John. No, ayo mazina y'abantu ntabwo ajyaho article.
ikindi kino no twakomeza dukomeje tukagira amakosa akunze gukorwa kenshi cyane ni ugukoresha a kuri plural nouns ugasanga navuze ngo a books ntabwo ibyo biba. Correct way ni books, mu bwinshi ntabwo tujya dukoresha articles nabibabwiye. Noneho ahandi ni ukwibagirwa article kandi yagombaga kuhajya. Urugero pen niba itazwi utazi ko iyo ariyo urakoresha I have a pen, igomba kujyaho ego. Practice section no mu gihe tugiye kwitoza hano uratoranya iyo igomba kujya. I have a book, hango birazwara a book neza n'undi niyo bujyaho. She eats an apple, hango niko bigomba kujyaho, ni practice. Noneho the sun is hot, hango tugakoresha the kubera ko izuba rizwi na buri wese. Hari byo biraha ugomba gushyira. Noneho ugomba kuzuza ngaha ukuzuza mu hano ibigomba kujyamo. He is urashyiramo iki? Kuko ntabwo uwo mwana ya specified. He is a teacher. She has afite an umbrella. She has an umbrella. I like igihe ino nzu tuyiziranyeho, igihe ino nzu wayiziranyeho niwo twakoresha ino the cyangwa nigeze kuyivuga. Ariko ntabwo nayikoresha ino the taziranye ku ino nzu. I like a house. Nibwo bishobora kuba bya byiza mu gihe ino nzu nayizi cyangwa itari specific. Nuko nguko bimeze. Tugakomeza na speaking practice. Hano kuri speaking practice nagira ngo usubiremo cyane. I have a phone. She is an engineer. Because here we have e nitangira engineer. Niyo tuvuga she is an engineer. Birafatanye engineer. Okay. The teacher is here. Uwo mwarimu uko muramuziranye, uwo mwarimu uri kuvuga uri kubwira abantu ko ngo mwarimu none hari hano, uwo mwarimu baramuzi, niyo mpamvu tukoresha the teacher is here. So as a homework andika interuro 5 zikoresheje a, wandika interuro 5 ukoresheje n, wandika interuro 5 ukoresheje the. Ubundi urebe uko bimeze, wazishyira muri groupe tukareba ko ari byo bitewe n'uburyo washatse kubivuga. Ubundi ni ibyo ngibyo rwose, ni ibyo. Icyo nababwira nsoza nuko articles are small but very important in English. Articles ziba ari ntoya ariko zigenzi cyane mu Cyongereza. Iyo uzikoresha neza interuro zawe ziba zisobanutse pe kandi ari nziza. Iyo witoje rero kuzikoresha neza buri gihe ushobora kuba wamenyera kuzikoresha kandi mu buryo bwiza, bigatuma ubasha kuvuga Icyongereza neza mu buryo busobanutse. So nisere kusoma mwarikunze cyane, washe gusobanukirwa uburyo gukoresha a na the mu gihe wajyaga bikugora. Nisere ko ubutaha bitazongera kukuvuna, uzajya ubasha kumenya igihe cyo kubikoresha kandi kiza, ukamenya naho kutabikoresha. Ubundi dusubire mu isomo rikurikira iry'uyu munsi, isomo ry'ubutaha. Ndabakunda cyane. Yari still Coach Isaac, mwarimu wanyu. Bye bye.